bari bazima amezi 9 yagize umwana ni muzima ariko yagirika cyo kuvuka agapfa ubundi ugasanga ngo bagiye gupima ubwa nyuma mwana amezi 7 yari muzima birazamuka amezi 8 yari muzima bitewe niyo ndwara byo ngabyo gusa umwana mu nda nyina aremeka ubwonko nabi ushobora kuba buto ushobora kugira amazi mu mutwe bashaka amoko ane y'imbuto ariko arimo nk'igipapayi avoka hari indwara ikomeje koreka ibintu yitwa toxoplasmose nashatse kuyivugaho bitewe nuko uko nyibona ku isi n'ikitwaye benshi ntabwo bazi kwiriho ahubwo bamwe iyo bayirwaye babita uburozi abandi bakavuga ko hari ikindi kibazo bageze abandi bezo ugasanga ni indwara irangwa no guhora winaniwe mu bwenge ni indwara ituma ukunda gugwara utubyimba ni indwara ituma inkari zikunda kuba zikwiraburirwa ni indwara irangwa no gukunda kuvamo inda indwara ingingo ya 5 yayo ni morne no gukunda kubyara abapfuye bari bazima amezi 9 yagize umwana ni muzima ariko yagirika cyo kuvuka agapfa ubundi ugasanga ngo bagiye gupima ubwa nyuma mwana amezi 7 yari muzima birazamuka amezi 8 yari muzima mu cyumweru giheruka cyo kuvuka bapima umwana ngo ntagihumeka ngo yarapfuye yarangiza ibyo nabyo akaba bishingiye kuri iyo ndwara bita toxoplasmose noneho malformation du cerveau yarangiza hari abandi nabo bitewe niyo ndwara byo ngabyo gusa umwana mu nda nyina aremeka ubwonko nabi ushobora kuba buto ushobora kugira amazi mu mutwe ushobora kuba butujije ibyangombwa noneho ugasanga malformation des yeux amaso y'umuntu akaremeka nabi ushobora kutareba yaba marari cyane aho naho ni ikindi epilepsy indwara y'igicuri iyi toxoplasmose ishobora gutuma abantu bagwara ibicuri cyane byo bita epilepsy congénitale biba bisa naho wabivukanye yarangiza umwana akajibona ngo aragagara abandi benshi murahura mwaganira mu gatatu umwana wanje yavutse naniwe ukagira ngo yagenze urugendo rutugwa abandi bagiye kandi kuva muri nyababyeyi kugera inyuma nta rugendo rurimo rurerure ananijwe se niki byagenze bite ubwo butinde abagomba kumenya impamvu yabyo kuko nabyo bishoboka ati ingingo ya 8 y'iyo ndwara nibyo bita hydrocephalus no kugira amazi menshi mu mutwe yarangiza ingingo ya 9 irangwa niyo ndwara ni iyo bita idiocy n'ubugoryi ugasanga umwana yavutse nta bwenge agira na gato mumbabarire kuko iki kintu yo nkivuga nje kirambahoza cyane kuko ari nawe ujya gusanga asanga n'ubundi bafite ubwonko butiyongera uragenda ukamwereka byo nyine ubwabyo gusa urahura n'umuntu ukabona umuntu afite igihagararo n'ibiro birahari ariko nta bwenge agira ambwira ngo waza ukicara akaza ngo ngewe ntabwo nyangiye kwibya kurya bitetse nabi ariko umuntu wabitetse nta namakenga yonyine ubwabyo ngo avuga ati wenda ndahaze ngeze aho numvishe ndiko kirunga kije ngo ntege ntabwo nyangiye ibyo bitetse nabi nta bwenge ugira tuzi ko hari n'ibyo budashaka ufite n'impamvu zatuma utabishaka ariko ukagira n'ubwenge bwo gutuma batakujyana ubu bwonko babutujuje ibyangombwa noneho hari aho ugera byo ngiro bwabyo gusa ugasanga umuntu aricaye ari kuganira n'abantu nuko yarangiza ukabona aricaye byo ubwo ndashaka kubereka ukuntu ubwonko baho butujuje ibyangombwa uri muri tagisi harimo abakene harimo abahanya harimo abari mu mfuna mukomere mbese ubwo ni bandi bafite imyenda nk'itatu ariko kagira n'agafuka k'umuceri ariko babuze sauce yarangiza ntabwo ari burare nyirizina kuko umuntu yabuze ibyarya n'ibyari bibishye biraryoha yarangiza ariko ayo ngo ngewe ngo nabandi barabisi ngo ntabwo narya umuceri mu gitondo ngo nongere ngo urye nimugoroba attention yogira makenga sindya kabari yakandi imenye neza ko igituma ubona ukabona utabisubiramo bwa kabiri nuko bihari rero hariho abadafite uko kuguranura bo bashima Imana iyo babonye bya bindi bigarutse noneho kubw'ibyo hariho n'abamaze kubimenyera umubiri ukabutakigaragambya ahubwo ugasanga ariho baryohewe none se burazi ngo bakunda amata wawe yamuha mu gitondo wayamuha nimugoroba akabwira ngo mbe kuyagaruye hoyi bira ati uyu munsi byaciyemo none se ubwo ari uko hari igihe abantu baba baranduye indwara ubwenge bwabo ntibushike niyo mpamvu bavuze ngo ukagira ibyo bita idiocy yarangiza hari igihe kibaho umuntu akaba yararwaye indwara ariko ingingo ze zikananirwa gukora nkuko byagenewe gasanga arakora arandika ariko agagenda atinyugute
aravuga akagenda atamagambo yarangiza akareba ibyo biti bihuzenge. Iyi ndwara nayo ni ikibazo ntashatse kwirirwa nimba n'umwanya nzagerageza kuvugaho iva, ariko icyo nari ngendereye kugira ngo turebe abantu benshi cyane bashobora kuba bayikomora ahantu henshi cyane, nko kurya udakarabye, abarya inyama hari igihe hari za busheri zidakinga, yarangiza nijoro amapusa akajyayo, yajya yakagenda agatoragura utugufa duto cyane twagiye dusigara tw'umuhoro, amapusi akatumira, yatumira yarangiza amapusi agakorwa, yakorwa agakorora. Kubigeze wumva amapusi ari gukorora, wenda bashobora kuba barabyumvishije, yakorora amazi yo maraka yatwa agasimbukira kuri ya meza babagiyeho, ejo mu gitondo bakabagiraho atoze, yarangiza ako kantu niyo ntandaro ya toxoplasmose. Noneho hakaba higo inka nayo ibirwaye, yarangiza ikaba ifite amezi ariko igwaye iyo ndwara bita toxoplasmose, ikaramburura, yamara kuramburura yarangiza icyo biti gisanza kikamanuka mu byo bita umuraru, ubwo ndi kubwira aborozi, kikajya kwicebe, umukamyi yajya gukama akazakora kwicebe, agakora no kwibere, amata kazashobora kumanuka akajya mu gikebe mu cyansi, wenda niho navuga. Yarangiza iyo toxoplasmose ikaba yivanze n'amata, ntiwashobora kuyiteka ngo ishye nubwo wateka kuri 180 degree. Noneho yarangiza umuntu akazanywa ya mata akazahura na toxoplasmose, ibyo akazagira ibyo bita avortement spontané, kuva nunda kwa buri kanya, amezi 2 ivuye mu kwezi kumwe n'igicira giye, amezi 3 iragiye, yarangiza ibyo byo niyo mpamvu ahiva nari ngerageje ngo nivuge ngo nzabivuga ikindi gihe, ariko niko ko abatari bugere ni mugoroba birashoboka, hari atazagaruka ikindi gihe, byo birashoboka, ariko nako nibagende bakamenya. Mvuga ngo aho tuyandurira ni henshi, niyo mpamvu ari ngombwa ngo nibura tugerageze kumva neza ibisabwa n'ibibuzwa, kuko tuhagaze ahantu hari hakomeye kandi tugomba kwitaho cyane, kandi buri wese akagerageza kumva. Rero mutwumve neza, kuba twumva neza, kuko umugambi ni ukwiga, ni ukusobanukirwa, ni ukugira ngo turebe icyo twakora. Hari izindi ndwara twanduzwa n'inzoga. Inzoga nayo abantu benshi cyane kubwo kubyagwa n'abasinzi, abandi bakabyagwa n'abanyenzara, abantu benshi cyane bagiye bashakira imbaraga mu itabi no mu nzoga. Inzoga rero ndazivugaho gato cyane mu gitabo cyitwa Hachette familiale de la santé, bakoresheje page yacu ya 359, bavuga ingaruka y'inzoga ku muntu. Baravuga ngo inzoga zica ahantu, ngendaza gusoma 5: type digestif, mu igogora irahica, foie ikica mu mwijima, système nerveux, inzoga zikica mu mitsi yumva, système cardiovasculaire, inzoga zica mu mitsi y'umutima, pancreas, inzoga zica urwagashya. Ntabwo kuzireka ruko abakristo, ahubwo kuzireka n'ubwenge, ni uburyo bwo gukingira ubuzima bwacu. Amadini yatwigishije nabi ko yashatse kuvuga ngo nuzinywa ngo ntabwo tuzagushyingira, ngo nuzinywa ngo tuzajya kwifunguro ryera, ngo nuzinywa ngo ntabwo ngo tuzakubatiza. Noneho abantu basigara ari ugukorera mu bwoba, ariko batazi icyo bahunze icyo aricyo. Ariko batandukanye na Salomo wavuze ngo inzoga zirakubaganisha, ufukwa nazo tagira ubwenge, ngo ntukarebe uko imanuka neza mu gikombe, ngo amaherezi itema nk'impiri. Iyo iri gutema ntabwo itema igiti, ahubwo itema ingingo zawe. Iyo iri gutema nk'impiri ni nk'aho bakubwiye ngo mvuge kuri ibi bikurikira: l'alcool cause d'inflammation de la muqueuse de l'estomac, donc gastrite, et de nombreux cancers de la bouffe, de l'œsophage et de l'estomac. Inzoga ijya itera guhindagana k'umuriro mu gifu, cyane cyane umuntu bakugwara igifu, ariko nyuma ikazaba intandaro ya kanseri yo mu kanwa, iyo mu muhogo niyo mu gifu. Ubwo inzoga yatera kanseri, inzoga yatera ibifu, kumwijima, l'hépatite, la cirrhose, l'insuffisance hépatique et les cancers sont des principales maladies du foie dues à l'alcool. Izi ndwara za hepatite zo bita imyijima y'udukoko, n'indwara yitwa cirrhose, kuzaho ibibyimba n'ibisebe na kanseri, umwijima kwinanirwa, nizo na kanseri yindi na kanseri ku mwijima, byose bikomoka ku nzoga. 3, système nerveux, inzoga iyo zigeze mu rwungano rw'imitsi yumva. L'intoxication alcoolique,
chronique peut provoquer des pertes de mémoire et de conscience, une épilepsie. Abantu iyo inzoga zigeze mu mitsi yumva zatuma umuntu akunda kwibagirwa, umutima namuragenda, agakunda gufatwa n'igicuri, des troubles de la motricité, yarangiza kwiyobora umubiri ugatangira guhindagana, ibyo bita tremblement, paralysie, akazagwara paralysie cyabindi mubona ngo bagize ibyo bita AVC, kuba umva igifaransa ni accident de veine cérébrale, ibyo abandi bita stroke. Yarangiza inzoga ukabona umuntu aramugaye, mugabo mwiza waruzi kwandika, mugabo mwiza warutwaye imodoka ukaboneka iruhande mu rwapfuye, ari inzoga gusa zibiteye. Noneho troubles psychiatriques, donc dépression, anxiété, confusion mentale, hallucination et délire. Aba inzoga ntabwo zigarukira gusa zageze mu mitsi yumva, hari aho zigera zikayobya ubwenge, umuntu akakoma mwihebe, agakunda kubura amahoro, agahora urujijo rwo mu bwenge rukaza, kumva abantu bataye ubwenge, abandi bagahorana ikintu kimeze nk'inzozi, ndetse bakavuga guswa cyangwa se bakabindondogozi, bakamera nk'igice cy'umusazi. Ibyo ni ikinzoga zitwaye. Noneho système cardiovasculaire, inzoga zijya zigenda zikagwa nabi n'imitsi y'umutima. L'alcool est une cause des hypertension artérielle qui peut entraîner une insuffisance cardiaque. Inzoga zatera umuvuduko w'ikirenga w'amaraso, kandi bikazagira n'amaherezo yo gutuma umutima utera nabi cyangwa se ukagira intege nke. Igiheruka inzoga zitwaye ingingo ni pancreas. Urwagashya ni inyama irimo hagati y'igifu n'amara manini. Iyo nyama niyo irimo umutsi munini cyane ushyira umwijima, yarangiza ndetse n'agasabo k'indurwe. L'alcool cause l'inflammation de pancréas, rirahirirana, urwagashya rurahirirana bitewe n'inzoga, pancréatite bukabyimba, et peut provoquer le diabète. Inzoga amaherezo urwagashya rumaze kunanirwa rwayinaniwe, umuntu yagwara diabète nta musukari yanyoye, ahubwo yitewe ngicyo byongera ubwabyo gusa. Ntabwo ndi buvuga ko bayivura, ahubwo urwagashya, ahubwo ndavuga icyo umuntu yakora iyo ashaka kugabanya gukunda inzoga muri we. Umuntu yemera kubyuka mu gitondo kare agafata igice cya litiro cy'amazi ashyushye ku rugero, agakamuriramo indimu, yamara gukamuriramo indimu agashyiramo ibiko bibiri by'ubuki, akagotomera kiva mu buriri atari yakubitana n'umwuka mwinshi wo hanze. Yarangiza nyuma mu masaha yo gufata twa mu gitondo, ibyo nubwo muzo twa mu gitondo nicyo gihe umuntu yagenewe kurya gahaga, noneho agashaka amoko ane y'imbuto, ariko arimo nk'igipapayi, avoka, ironji ndetse na marakuja. Aya moko ane iyahujwe yongerera ubwonko be ya mbere, maze kwiyobora no kwitegeka no kwibuza ibyo ubona bigayitse bigahembuka. Ni avoka, ni igipapayi, ni ironji na marakuja. Iyo amajyambere yaje yarangiza ukabisya, ukoresha ibyo bita blender, ukanywa akantu bita smoothie, ukakanywa ugakurikiza y'ikoma cy'uburo, nabyo ukabikora iminsi 7. Nimugoroba bakakuzanira karoti, bakakuzanira na pome na onyo, yarangiza na concombre, ukabisya. Yarangiza wamara kubisya ugashyiramo ikiyiko cy'ubuki, wabyoroheje washyizemo amazi. Ibi bintu uko ari 4, ubu ni pome, ni karoti, ni onyo ndetse na concombre, n'ikiyiko cy'ubuki, ukabisya ugakomuka kanywa ukamara iminsi 7. Ubikora nimugoroba, ubwo ubukumiriye nka 80% yo kongera ku byo bita dependa, kunanirwa gutekwa n'inzoga bigashira. Kubw'ibyo niyo mpamvu inzoga zigomba guhagurukirwa. Igihugu cya ubu nababaye cyane genda bikurikiranaga cyane, n'igihe njya bikurikirana ubu ku mugabane w'Uburayi niho hari umusinzi wa mbere ku isi, kandi ubwo ugeze yuko avuga inzoga ishyano ryaba riguye. None kubw'ibyo ariko abantu abasinzi bategetswe n'inzoga ku isi buno ni 1/4 cy'abaturage b'isi. Abo bantu umugabo atagishobora gutunga urugo, umugore atagishobora guteka, abana batakibuka ko ababyeyi babaho, abatirukanwa ku kazi bari bafite ubushobozi bw'ubumenyi bwo kwishuri ni benshi. Niyo mpamvu abasore basaza badashatse ari inzoga, tiwari uko bangana, abirirwa bagwana tiwari ukuntu bangana, abakobwa bahindutse ibirara tiwari uko bangana, yarangiza nta kindi kibiteye ari inzoga. Niyo mpamvu mu kugenda tugana ku cyerekezo cy'icyo dushaka, kugira ngo nibura buri wese agerageze kumva ibisabwa muri ubu buzima, mwumve ko inzoga ari mbi. Noneho kubw'ibyo mube maso kandi mwirinde ibisindisha.